iterambere ukagira ibyiza bigaragarira n'isi yose. Imbaraga nzikura FPR Inkotanyi yakurwana mu icuraburindi. FPR Inkotanyi mbese n'ubuyobozi bwiza ntawe buheza mu gihugu cyacu. Mbese ni muri demokarasi nyine na amahoro. Naravuze ngo yatekaga muhura iki nta na kimwe ntacyo twamuburanya amahoro n'ubwo bari mu kazi ahari tumufatiye igiburyo. Iki giye kutwongerana kuvuga ngo hari ama event amwe namwe twajyaga twakira ugasanga ntabwo dushobora guhostinga abantu benshi cyane, ariko kuri ubu umubare ngira ngo dushobora kwakira abantu 1000 barenze n'igihumbi muri iyi sale. Bizatwohereza imirimo rero mu kuba twabakira tubona aho tubakirira, ngira ngo mwabibonye ko ari inyubako nziza cyane. Iki ni icyumba kigaragaza ko cyemeza gihamya ko FPR Inkotanyi ari moteri ya guverinoma, moteri y'iterambere, moteri y'iterambere ryose muri iki gihugu cyacu. Nyakubahwa Chairman, mu izina ry'umuryango mu karere ka Rubavu, mu izina ry'inzego zose z'umuryango, zaba inzego zihoraho, inzego zishyirwaho kubera impamvu zigacyura igihe, mu izina ry'abari hano n'abatari hano, kugira ngo tubagaragarize ibyishimo dutewe n'iterambere rikomeje kwihuta kubera imiyoborere myiza ya Nyakubahwa Paul Kagame, kandi basabe kongera tumushimire. Twese turi intore, ariko mu nyemerere abasangwa dukomeje kwishimira abashyitsi barimo chairman w'umuryango ku rwego rw'intara n'abandi bagize komite nyobozi ku rwego rw'intara, bose bari hano. Twishimire abadepite bacu bashoboye kuboneka hano. Hari abatorewe mu karere ka Rubavu, Honorable Mvano Etienne na Honorable Ainamiye Specials. Dukomeze twishimane n'inshuti z'umuryango dufatanya muri byose, zagize uruhare rukomeye cyane mu kubohora igihugu cyacu, zirimo hano. Dukomeze twishimane na ba chairpersons b'uturere two mu ntara y'Iburengerazuba bashoboye kuboneka: Rutsiro, Ngororero, Nyabihu, Nyamasheke, nanjye. Mutwishimire. Kandi iyo mvuze ba chairpersons bavuga na delegation zabo, bose bari hano. Twishimire intumwa y'ikigo Intare Investment Limited waje ahagarariye umuyobozi mukuru, kandi nkaba mbamenyesha ko aribo bagiye gucunga iyi sare bayibyaza umusaruro ku rwego rw'intare, Madame Sandra. Twishimire cyane abayobozi bagize uruhare kugira ngo ibi byose bigerweho, abanyuze mu nzego z'umuryango bagiye bacyura igihe kugeza uyu munsi. Bose aho bari hose turabizi neza ko batacyuye igihe, tuzahora tubiyamaza kandi tuzahora tuzirikana ko batangije umushinga ukaba ushoje amahoro. Nyakubahwa Chairman, iki cyumba twicayemo tukigezeho kubera uruhare rw'inkotanyi cyane zigize uturere twose tw'intara y'Iburengerazuba. Uturere tundi tutari Rubavu twashyizemo umusanzu wa miliyari 1,921,000 turazikoresha. Amafaranga yose hamwe amaze kugendera kuri uyu mushinga ni miliyari 5,700,000. Hari ibice mwabonye, hari n'ibindi mutabonye, kandi byose byuzuzanya. Icyakora
twiyambaje n'inguzanyo ya banki ya miliyari 2 tuzatangira kwishyura mu kwezi kwa 4 k'umwaka utaha. Nta mushinga utagira amateka. Uyu mushinga uryoshye gutya watangiriye mu gitekerezo cy'abantu bakeya. Umuntu watanze igitekerezo bwa mbere ndamuvuga yitwa Ndori Anselme, ni umukozi w'umuryango n'uyu munsi. Yari afite urugo hano hafi, amenya amakuru ko hari ikibanza kiri ku isoko, agishyira komite nyobozi. Komite nyobozi byigaho isanga bikwiye ikigura miliyoni 45. Niho byose byatangiriye. Icyo gihe hari mu mwaka wa 2009. Komite nyobozi imaze kubyakira ikomeza gutekereza umushinga uzahakorerwa bitewe n'imiterere y'umujyi, igishushanyo mbonera cy'umujyi, ariko igisha n'inama. Iki cyangombwa cyanditswe ku muryango FPR Inkotanyi mu mwaka wa 2015. Ibitekerezo byinshi babishyize ku meza, barabisesengura, basanga hakenewe sale yo gukoramo inama nini, kuko icyo gihe mu karere kose nta yari ihari, uretse nko gutira kaminuza nabwo bidahagije, kandi bagacunga iminsi n'amasaha bitabangamiye ibikorwa bya kaminuza, cyangwa se hakabaho gutira insengero. Nibwo rero uyu mushinga wemejwe ukorerwa inyigo bwa mbere mu 2018, hanyuma mu 2022 mu kwezi kwa Gicurasi nibwo amasezerano yo kuyubaka ya mbere yasinywe. Iyi sare mureba n'ibindi bishamikiyeho yashyizwe mu bikorwa na ba rwiyemezamirimo 8 bafite ari kwishingano zitandukanye. Harimo abubaka, harimo abagemura ibikoresho bitandukanye bitewe na specialization yabo, bose bakaba baraduhaye serivisi nziza. Nyakubahwa Chairman, ubwo uyu mushinga werekeza ku musozo, turagira ngo tubamenyeshe ko inzego z'umuryango z'akarere zakomeje kugisha inama, cyane cyane urwego rw'intara, tugasanga Intare Investment Limited ariyo ikwiye gucunga iki gikorwa mu nyungu zacu twese. Tukaba twaramaze gusinyana, tukaba zatangira ku itariki ya 1 Ugushyingo, ubundi mwese mugakomeza kuhakenera kandi mukahabona, mugahabwa serivisi ziri ku rwego rwo hejuru. Twasabye uburenganzira ko twazakorera mu izina rya KIVU Intare Arena, kugira ngo natwe tugendere ku izina ry'Intare kandi dutange serivisi nk'itangirwa mu bigo byose bicungwa n'Intare Investment Limited. Nyakubahwa Chairman, nk'uko mubibona, abanyamuryango bose bitabiriye bagize uruhare mu kubaka iyi nyubako, kandi bazagira uruhare no mu gukomeza kwishyura ikarangira. Ubu turi mu gihe cya grace period. Mu kwezi kwa 4 tuzatangira kwishyura miliyoni 274 ingunga kubera iyo grace period, ariko nyuma yaho tujye twishyura miliyoni 31 za buri kwezi zivuye mu banyamuryango b'akarere ka Rubavu, ariko ibi ni ibireba za miliyari 2, kuko andi nayatanzwe n'uturere tugize intara y'Iburengerazuba, kandi tukaba twaremeye no gukomeza gutera inkunga umushinga. Munyemerere kandi muri uyu mwanya tuwukoreshe neza dushimira ba rwiyemezamirimo bubatse cyangwa bagemuye ibikoresho kuri iyi nyubako. Aba bantu bakoresheje abahanga
bakoresha ibikoresho bigezweho, ibyo mubona n'ibyo mutabona bikoresha tekinoloji ya vuba iheruka, kuko abubatse mu mwaka washize ubwo turi imbere yabo, kuko twaguze ibikoresho bigezweho biheruka mu masoko tuzi avaho ibikoresho bikoreshwa hano cyane nka audiovisuel n'ibindi. Iyi nyubako igizwe n'iki cyuma mubona, gifite ubushobozi bwo kwakira abantu 1000 bicaye neza mu nama nini. Ni icyumba gishobora kwakira ibitaramo binini, ni icyumba gifasha akarere n'igihugu muri rusange gushyira mu bikorwa politike ya MICE, meetings, incentives, conferences and exhibitions. Ibyo byose byinjiye mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Kuri floor ya kabiri hari igikoni na restaurant. Kuri floor ya gatatu hari coffee shop, ariko hakaba hari n'ibindi byinshi, kuko iyo unyuze kuri inyubako kuri etage hanze hari ahantu henshi ho kwicaza abantu bakaryoherwa n'ibyiza bitatse u Rwanda. Hari ibyumba bigenewe ibiro n'inama, byose hamwe ni ibyumba 4. Hakaba hari annexe ziri hanze, izo mwabonye harimo power house, twashyizemo transfer y'umuriro ifite ubushobozi bwo kwakira ibihari n'ibizagenda byiyongeraho byose, kuko ifite kaveya 400, twahawe umurongo wihariye utandukanye n'iy'abandi. Twashoboye kandi kugura generator nayo ifite ubushobozi nk'ubw'iyo izo kaveya, ifite tank yo kuba irimo mazutu litiro 2000. Tugira na UPS ishobora gutuma ibyuma bikomeza gukora mu gihe cy'amasaha 3 biramutse bibayeho ko umuriro ubura na generator ntikore, ariko ibyo probability yabyo iri hafi ya 0%. Mwabonye fontaine iri hariya ifite igisobanuro. Hari ibyo muzibaza cyane, ariko uramutse uri mu ndege cyangwa ugakoresha ifoto ya satelite uzabona ishusho y'ifi iri hejuru y'inyubako turimo. Ni nabyo muzabona kuri ya fontaine. Ifi, amazi, ni nacyo kirango cy'intara y'Iburengerazuba bwacu. Banyakubahwa ntore z'umuryango, uyu mushinga ni intangiriro kandi uzakomeza. Twagira ngo tubahe raporo, dusangire ibyishimo, ariko tubonere n'umwanya wo gushimira intore za Rubavu uburyo zadufashije zifasha mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite yabaye mu kwezi kwa Karindwi. Abikorera, abanyamuryango basanzwe ku giti cyabo, za special cells, bashoboye gukusanya mu gihe gito gishoboka miliyoni 342. Twakomeje kubashimira, ariko turagira ngo tunashimire abantu bahagarariye Rubavu bakayigaragaza uko iri, baherekeza umukuru w'igihugu aho yagiye yiyamamariza hose. Bamwe bicayemo hano muri iki cyumba. Turashimira cyane agakundi umuriro kari kanyuzwe n'urubyiruko, aho twageze hose mu mirenge y'akarere twagiye dutiza n'utundi turere. Nyakubahwa chairman, morale yari hejuru. Sinshidikanya ko mwabonye intore yacu
yagiye iherekeza perezida aho yabishoboye, yambaye ikanzu y'umugeni Rosette Ikimana Impaye, ari na hano twamutumiye. Twaramushimiye umurenge wa Rubavu, kandi komite nyobozi y'umuryango ku rwego rw'akarere tuzongera twicare tumushimire kuko yaraduserukiye. Turashimira cyane ibyiciro byose, abagore, urubyiruko, abafite ubumuga, nta muntu n'umwe wadutengushye. Ariko by'umwihariko tugashimira amatsinda adasanzwe yahawe inshingano mu gihe cy'amatora y'umuryango gusa, uburyo yafashije umuryango kugaragaza ubutore bwayo, ubuhangange bwayo mu karere ka Rubavu. Nyakubahwa Chairman, ibi byose twabigezeho kubera imiyoborere myiza ya Nyakubahwa Chairman Paul Kagame anyuza mu nzego zose z'umuryango, namwe mukaba mwaragiye mutugira inama kandi tukaba twarazishyize mu bikorwa. Tubijeje ko ibyo twagezeho bitazasubira inyuma, kandi ko tuzakomeza kubahagararira neza mu gucunga uyu mushinga w'intara twinjiyemo uyu munsi. Nagira ngo mbahe ikaze, sabe abantu mwese mwishime, nibiba ngombwa munasabana. Ntore z'umuryango rero ndagira ngo uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ku ntara yacu, cyane cyane ku karere ka Rubavu, ariko muri rusange ku ntara yose, kuko iki gikorwa nk'uko nyakubahwa chairman wa karere ka Rubavu yavuze, ni igikorwa cyatangiye mu gitekerezo cy'abantu bakeya, yatuye igitekerezo cya Ndori, abantu baragihuza, ariko bagihuza bareba gusa akarere ka Rubavu bakigira gitoya. Aho kigereye hejuru abantu baracyumva, bareba n'aho giherereye, bifuza ko cyaba igikorwa kinini. Igikorwa kinini abantu baragitekereza kikaba kigeze ahangaha kigeze. Igikorwa uwo ari we wese aho yaba aturutse hose yakwishimira uko hateye n'uko kimaze aho tumaze kugera. Ndagira ngo nk'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi i Rubavu, Rutsiro, Rusizi, Nyamasheke, Nyabihu, Karongi, twese twishimire iki gikorwa kigezweho. Iri ni ikimenyetso cyo gutekereza byagutse, nk'uko chairman Paul Kagame yabitubwiye, gutekereza kure, gutekereza byagutse, kandi umuntu ntatekereze ku giti cye, ntatekereze yireba, agatekereza areba mugenzi we, agatekereza areba uwo baturanye, agatekereza areba ibikorwa binini. Nibyo bitumye tugera ku gikorwa nk'iki ngiki. Hari byinshi byakozwe, mu kanya chairman aravuze ngo igikorwa kiri kugera ku musozo, ariko ndatekereza ko kiri kugera ku musozo w'intangiriro. Kiri kugera ku musozo w'intangiriro kuko iyo ugeze hanze, abatari bahasuye iyo bageze hano hejuru bakareba hirya adukikije, ubona ko hari ibindi dukeneye gukora. Ariko nk'uko inkotanyi z'iburengerazuba zatekereje zikagera aha, turatekereza ko n'ibindi nabyo tuzabigeraho, ku buryo umuntu wicaye aha aba atabona amabati hirya no hino, atabona utundi tuntu hirya no hino,
nk'uko aho twafatiye urugero Intare Arena ameze, iyo uri hejuru ubona Intare Arena nyine, nta tundi tuntu turi hirya ku ruhande ubona. Natwe niko dushaka ko iki gikorwa kiba, kandi ibyakozwe, ibyo twagezeho, dutekereza ko n'ubundi bitazagorana. Nanjye reka nongere nshimire cyane abanyamuryango bose ari muri iki gikorwa, ndetse ari mu gikorwa cy'amatora cyangwa se cya kampeni twavuyemo, uko twagiye tugendana. Ni ubwa mbere mpuye nabo, ariko byazahaye ishema intara yose, ndetse bituma no mu matora uko mwabibonye intara yacu iza mu zagize izabaye ku isonga mu gutora neza. Nubwo intara zose zatoye neza, igihugu cyose gatora neza, ariko twishimira ko mu ntara yacu natwe twagize ntabwo ntinda rero mu izina ry'umunyamabanga mukuru wa RPF Inkotanyi wari wifuje kuba ari hano, yambwiye ngo mpamubere mbashimire cyane kuri iki gikorwa, mbabwire ko ari ishema ku muryango FPR Inkotanyi kugira igikorwa nk'iki ngiki mu ntara, mu karere ka Rubavu. Kandi ati nubwo bitangiriye hano i Rubavu nibikomeze, umwe tube turi hano i Rubavu dufite inyubako nk'iyi, utaha tuyibona hano, tuyibone i Karongi, tuyibone i Rusizi, tuyibone Nyamasheke, kugira ngo aho uwo ari we wese ari, umunyamuryango wese uko atekereje yumve ko hari igikorwa cy'abanyamuryango cya RPF Inkotanyi kiri hirya no hino, kandi gishobora kwakira abantu bangana batya n'ubwo bwiza bungana gutya. Ndagira ngo narewe gutinda, nongere nshimire mwese mwaje hano, abari hano, abatari hano. Ntekereza ko nabo bifuzaga kuba bahaje bakagira ingorane cyangwa se bakaba bahuye n'ibindi bizazane, ariko nongere kuvuga rwose ko iyi mitekerereze, kureba kure, ari byo bizakomeza kuranga abanyamuryango ba RPF Inkotanyi, tugera ikirenge mu cya Shamani wacu. Umugoroba mwiza rero, twese turyohewe.